aravuga ati nukuri menye neza yuko Imana itarobanura abantu ku butoni ngahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Icyo Imana ishaka ni ukuyubaha. Imana ntabwo irobanura ku butoni. Mama, Imana ntirobanura abantu ku butoni, ahubwo ikintu Imana ishaka ni ukuyubaha. Icyo usabwa rero mu gihe gisa nk'iki ngiki ni ukuyubaha. Ntabwo ireba esanse na digitora, niyo waba waravutse mu giturage izabikwigisha uhite kugira gute ubimenya. Mani tujye neza cyane. Wa mubyeyi we, gusenga kwawe kwarumviswe. Wowe wagize ubuntu bwinshi ufasha aba, gusenga kwawe kwarumvishwe. Urugo rwawe mama rwarasenyutse, ariko gusenga kwawe kwarumvishwe. Imana igomba kuza ikakubakira urugo. Uyu munsi gusenga kwawe kwarumviswe, ndetse n'ubuntu bwinshi ugira bwarumviswe. Imirimo yawe yarazamutse gera ku Mana. Mana tujye neza cyane. Umuntu yakwemera ntagire icyo aguha mama, umuntu yakwemera ntagire icyo aguha mukobwa we, ariko kwemerwa n'Imana nicyo cyeza kizima. Niyo mpamvu turi kurangura tubwira amahanga yose ngo haranira kwemerwa n'Imana. Imana ntabwo izareba aho wavutse, Imana ntabwo izareba kuntu usa, ntabwo Imana ireba nibura ubwo uri muto mama, nubwo waba uri urukara wa mubyeyi we, nubwo waba uri muto wa musore we, niba waravutse ahantu batigeze bagura n'igare. Ahubwo kwemerwa n'Imana nicyo kizima, icyo Imana ishaka. Imibabaro izashira. Muririmbyi nawe bivuze neza, nshuti mugenzi cyo komera, ibyo ubona binaniranye, iyo urugamba rukomeye barugiye kurangira. Haleluya! Ubwo n'amaso yawe azamwirebera ubwo azabaga. Niyo mpamvu ubwo impanda izavuga, impanda y'Imana ubwo izavuga ngo abasinziye muri bazabanza bazamurwe, ngo natwe bazaba bakiriho, dore ko tuzamukanira, ko tuzabana n'Umwami wacu ibihe byose, tumaranisha imibabaro kubwirana. Aya magambo ni uko Yesu azaza, kandi duharanire kuba maso mu gihe gisa nk'iki ngiki. Inzozi Zacu TV, ibiganiro n'amakuru agezweho. Nongeye kubasuhuza cyane inshuti bakunze b'Inzozi Zacu TV, nk'uko bisanzwe ndabaramukije mu izina rya Yesu. Uwiteka abe muri mwebwe. Uko nguko niko ntangiye mbasuhuza. Nsuhuje abantu bari mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda, nsuhuje abantu bari mu majyaruguru, abari burengerazuba n'abari burasirazuba, nsuhuje n'abantu mudukurikira muri mu mujyi wa Kigali hagati. Imana yo mu ijuru ibaduhera umugisha kandi bane namwe. Uno munsi nanone nk'uko bisanzwe tugenda tuganira n'abantu bagiye batandukanye mu buryo bugiye butandukanye ku bintu bimwe se cyangwa ibindi, kugira ngo tubashe guhanahana ibitekerezo, kugira ngo tubagezeho amakuru agiye atandukanye y'ibintu biba biri kuvugwa hano hanze. Uno munsi rero nanone ndi kumwe n'umusore, ngira ngo muramubona kuri frame za kamera, nawe tugiye kuganira nawe twumve ibyi uko bimeze, twumve icyo tuganiriza, twumve amakuru afite ku bintu biba bigiye bitandukanye. Mbahaye ikaze mu kiganiro. Njyewe nditwa Iraduhuje Herve, nk'uko bisanzwe. Mbahaye ikaze, murakaza neza mu kiganiro. Nkwibutsa wowe utarakora subscribe, tukaba tubanye ubwa mbere ko wakora subscribe kugira ngo uko bwije nuko bukeye ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Monsieur Dani, Oui, meze neza? turaho. Yesu aracyaturinze. Ndagusuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Amakuru y'iminsi se? Turaho. Urashima Imana? Ni ukuri turacyahumeka. Umunsi w'intwari mwiza. Twese. Kuki utamaje ngo kuki nyifurije umunsi w'intwari ku itariki 2 kandi uba ku ya mbere? Okay, nabwo ni byiza kuko beshi hari abakiba kibitekereza nyine bakiwibuka. Izo mpamvu se ngiye mbikubwiye. Ku bwanjye ngewe numva ko intwari, umuntu w'intwari cyangwa se ubutwari budakwiye kugira umunsi bugira. Hari umunsi wo kubwizihiza, ariko umuntu akwiriye kuba intwari igihe cyose. Okay, intwari beshi bumva ngo tuzatwizihiza umunsi umunsi w'intwari ku itariki ya mbere kwa kabiri, ariko burya intwari ntago ariyo kuvuga ngo nagiye ku rugamba gusa, ahubwo intwari umuntu wese ukora ibyiza wese.
wese umuntu wese ukora ibyiza wese burya aba ari intwari kandi agaharanira amahoro mu bandi burya aba ari intwari. Iki kiganiro turi kugikora ku itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri, ngira ngo ku itariki ya mbere yari umunsi w'intwari, dushimira ubuyobozi bw'igihugu, dushimira ingabo z'igihugu, dushimira ibyo bakoze kugira ngo uno munsi tube turi mu gihugu gitekanye, igihugu gifite amahoro, igihugu gisa neza mu by'ukuri. Ibyo ngibyo turabibashimiye, kandi imirimo mwakoze natwe abasigaye turahari kugira ngo tuzarwana urugamba rukomeye cyane kugira ngo ibyagezweho hatazagira ikintu kizajya kibihungabanya. Yego, sibyo Dani? Turabashimira rwose, hari abitanze bakora umurimo wabo mu gihe cyatambutse, natwe kandi tugenda tureba tukabona ko bakoze ibintu byiza rwose. Natwe Imana twavuga ati Imana izadufashe, natwe tuye dukora ibyo butwari kandi duharanire amahoro mu bandi bantu rwose, duharanire yuko igihugu cyacu cyabamo amahoro kandi no ku isi yose, kuko nta hantu Imana yifuriza ko haba umuvurungano, ahubwo Imana ishaka ko abantu hose ku isi yose hagira amahoro. Yego, tukiri muri ibyo ngibyo by'amahoro no kuba tumeze neza nk'abanyarwanda. Turi mu mwaka w'ibihumbi 2023. Umwaka w'ibihumbi 2023 ni umwaka watangiye gute kuri wowe? Umwaka wa 2023 ni ishimwe. Ndashima ababizi ko nibwo tubonanye mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ndashima Imana yuko mbese ngihumeka umwuka, nicyo cya mbere rwose. Ku ibindi bizagenda bigenda biza, ariko icyambere nuko nshima Imana yuko ngihumeka umwuka w'abazima, kuko murabizi hirya no hino hari n'amatangazo bari kubika ku maradiyo avuga ati bapfuye runaka uyu munsi n'iki gitondo cyane mugoroba, ariko ishimwe rya mbere nuko ngihumeka umwuka w'abazima. Kandi Imana ikaba ikomeje kuwundinda. Hakuno meze neza mu gakote, mu gakaruvate, mu gashati. Nukuri naje ku bwanjye ndebe hano gutya aho ndi kurebera. Nta kimana itakoze. Nibyo, ariko kuba nibyo nakubwiye nyine, icyambere nuko bagihumeka umwuka w'abazima, iby'imyambaro byo ntabwo bifite agaciro cyane, ubwo ikintu cya mbere ubundi muri make nuko umuntu ari mu Mana neza. Mu Mana neza burya abazi Imana bo bazakomera, niko ijambo ry'Imana rivuga. No mu bibazo tuzaza dukomera, kuko no mu ngorane dukomere, kuko niko Imana idushakaho rwose. Yego. Dani, uri umusore? Ndi umusore. Uri umusore? Hari abantu benshi tujya tuganira, twajya ku kintu cyo kuvuga ngo ndi umusore, ngo vuga imyaka, agahita avuga ariko se muvande wamba bari imyaka tukayireka. Wowe ntabwo ujya ugira ikibazo cyo kuvuga imyaka yawe? Imyaka ntabwo ari ngombwa cyane, ariko ubundi imyaka ntabwo ari na ngombwa cyane no kugira. Ubundi imyaka ni ikintu umuntu azayerera akaza akakubaza afite nk'ikintu ashaka kwikubazaho, cyangwa iyo turi kujya mu maserivisi no mu buyobozi bwa leta bw'isi tuba tugiye gushaka serivisi, burya imyaka biba ari ngombwa ko imyaka ijyaho ku marangamuntu ibiriho mu zindi serivisi n'ibindi byemezo n'ibiki. Ariko gutya imyaka turi mu butumwa bwiza bwa Kristo, ntabwo ari ngombwa ko ngo imyaka ngo mfite, ntabwo ari ngombwa rwose cyane. None se nje ndagira ngo nkwibarize kano kabazo. Ntabwo ari we wenyine, ntabwo ari we bwa mbere bibayeho, ni ibintu bikunze kubaho kenshi cyane. Umuntu ntabwo wamupfa kumubaza imyaka yiwe mu kiganiro ngo ayivuge. Ibyo bintu tugerageje kwanariza, ndabizi nta gisubizo gikwiriye twabona, ariko ibyo bintu mu by'ukuri ni iki kibitera? Imyaka iba ari iyawe, sibyo? Nta nubwo umuntu abateze kugira ikintu ayikoraho, nta n'ikintu umuntu yayimenya atayimenya, nta kintu biguhinduraho. Kubera icyo abantu benshi uba usanga badashaka kuvuga imyaka bafite. Buri wese agira ibyiyumviro bye, ariko nabwo n'ubundi babiterwa n'intego umuntu arimo. Nk'ubu turi mu ntego y'ubutumwa bwiza nk'abana b'Imana, tugahurira ahangaha tuvuga ibya Yesu. Ni ukuvuga ngo rero imyaka ntabwo ari cyo kintu turimo cyane, icyo tumaze ntabwo ari cyo kintu turimo, siyo ntego cyane turimo. Ngewe mu bigaragara nko ku ruhande rwanjye, nk'uko wabivuze ndi umusore kandi ndacyari mutoya, sibyo? Ariko si ngombwa ngo nanayivuge, ariko abantu benshi umuntu wese ashaka kureba umuntu agwataka mukekeranya ngo uriya afite imyaka ingahe, afite imyaka ingahe, ariko ntabwo ari na ngombwa cyane, burya si na ngombwa cyane imyaka. Urumva? Tuvuye mu mubiri, tuvuye mu myaka yo mu mubiri,
ufite imyaka ingahe mu by'umwuka? mu by'umwuka nabwo nshobora kuba ntawe gusubiza nonaha kubera ko ngewe nakuze ntago ari nibwo mubwiye ngo ndacyari muto ariko ngiye nakuze nabatijwe mfite imyaka 13 hashize indi itari myinshi nayo itari myinshi ariko urumva niyo myaka nabatijwe mfite ariko noneho burya kukizwa no kwita umukristo no gukorera Imana biratandukanye. Hari ukuntu mu rwango ngewe narabatijwe mitako nkorera Imana ariko siko bimeze. Hari ukuntu burya umukristo wese uzabona mu rusengero no gukorera Imana biratandukanye. Hari ukuntu umuntu asanga ari umukristo ahinjira mu rusengero ariko gukorera Imana ho biba bitandukanye na kwa kundi k'umukristo. Ngiye rero kuba nabwo ati gukorera Imana hari igihe maze nkishijwe ariko n'ikindi gihe maze nkorera Imana. Biratandukanye. Okay. Mbere yuko rero dukomeza n'ikiganiro ngira ngo tuba tumanje kugenda tunyuzamo utuntu twinshi kugira ngo agire amakuru tugenda tunasangira kugira ngo woke twinjire mu kiganiro umeze neza nabwo biba bigomba gucamo. Ndagira ngo mbanze nguhe ikaze ntabwo tujye dukora ikiganiro tutasenze. Ndagira ngo mbanze nguhe ikaze tumanze dusenge dusabe Imana izibane natwe ubundi dukomeze n'ikiganiro. Ni karibu. Mana yera, Mana isumba byose, Mana nyagwa ku ngoma, tugushimiye ineza yawe ukomeza kutugirira kuba tugihumeka umwuka bazima. Warinze abasore, urinda abakobwa, urinda ababyeyi, urinda abapapa. Mana warahabaye, ushimwe kuko urinda abantu bawe kuri iyi si, hano mu Rwanda, mu mujyi wa Kigali, hirya no ku isi, muri Afrika, Aziya, Afrika yose data warayirinze, Amerika, Burayi, isi yose warayirinze. None rero Mana tugushimiye yuko natwe kuri iyi saa tugihumeka umwuka bazima kandi tugushimiye n'icyaduteranyirije ahangaha twumva ibyawe. Urakoze ngo bana natwe muri iki kiganiro, ubane natwe mu butumwa bwiza, ubane natwe muri uyu mwanya. Icyo ushaka nuko data abantu bose bagomba kukwegera ku isi yose ndetse bakayoborwa n'umwungeri umwe ari wowe Kristo. Urakoze rero ngo ganza bana natwe muri amasaha, kibariro n'icyawe ushimwe mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane Imana yo mu ijuru rw'umugisha. Twese tukiri mu bintu bijyanye n'ijambo n'iby'Uwiteka n'iby'ijuru n'amakuru y'ijuru. Ndagira ngo tuganire urubyiruko uracyari umusore. Urebye urubyiruko rugenzi rwacu kuko nanjye ndi urubyiruko. Urubyiruko rugenzi rwacu hanze ahangaha ndagira ngo imibereho duhuze imibereho y'umukristo mu rubyiruko ruri hano hanze ndetse n'urundi rubyiruko ruba rurimo tugenda duhura narwo. Ngira ngo ufite inshuti zawe, ufite bagenzi bawe, ufite n'abandi ubona muri quartier. Ese wowe nka Dani w'umukristo w'urubyiruko ukompaye n'abandi bantu b'urubyiruko baba bari hanze, ububona mu isi turimo tujyamo, mu bihe turimo tujyamo, ni ibintu bimeze gute? Ni ibintu bitanga iyihe shusho ku hazaza h'umunyarwanda w'urubyiruko nkawe? Igitanga ishusho ikiza ubivuze neza ngo urubyiruko tubibona gute no kuntu bitanga ishusho yuko yo hazaza. Uko byagenda kose Imana iza abayo. No kuvuga ngo rero urubyiruko imyitwarire si n'urubyiruko gusa, damu gusa cyangwa se abagabo gusa. Iyo urebye muri iki gihe bitewe n'ukuntu isi iri kugenda ihindagurika, benshi bari kwivanga. No kuvuga ngo hari igihe ushaka kureba kuyoberwa urubyiruko, ukayoberwa n'umuntu utari urubyiruko n'umugabo, cyangwa se ukayoberwa umukobwa n'umudamu ntuba batandukanye bitewe n'imyitwarire, ukayoberwa umugabo n'umusore ntuba bitandukanye. Ariko ibyo ngibyo tuzabibashishwa n'iki kugira ngo tubashe kubitandukanya ndetse tubashe no gukora ibyo Imana ishaka? Tubishobozwa n'umwuka wera, tukabishobozwa n'Imana. Niyo yonyine izatuyobora muri uru rugendo tukabasha kugenda neza nk'uko Imana ishaka. No kuvuga ngo rero abitwara nabi barahari nk'uko wari bivuze ngo urubyiruko ariko n'abatitwara nabi barahari. Hari abitwara nabi kandi abitwara neza. Kimwe no mu bagabo naho hari abitwara neza n'abitwara nabi, no mu babyeyi nabo hari abitwara neza n'abitwara nabi. Sasa rero icyo Imana ishaka muri ibyo byose ni uko abantu baharanira kugenda neza ndetse bagakora ibyo Imana ishaka. Ni byiza ndetse bakagira ubuzima bwo muri Kristo. Ni byiza cyane. Yego ni ukuvuga ngo urubyiruko rugenzi rwacu twarubwira ngo kwa Yesu
niho hari ubugingo, niho hari ubuzima. ni ukuri rwose. Hanyuma rero turimo turaganira ku bintu biba bigiye bitandukanye, ndetse n'ibintu biba bigiye bivugwa hano hanze, biba bigiye bicicikana mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Ubuhanuzi ni igice kimwe kibarizwa mu by'iyobokamana. Ubuhanuzi kuri wowe ni ikintu umuntu yagakwiye kuba agendamo gute? Ubuhanuzi bwaho tugiye twumva abantu benshi bavuga ngo Imana yavuze. Rimwe na rimwe ugasanga ibyo bintu bari kuvuga ngo Imana yavuze ntibinabaye. Kandi bavuze ngo bakoresheje izina ry'Imana, bakavuga ngo nibo Imana niyo yavuze. Kuri wowe ibyo bintu ni ibintu bifatwa gute? Se ubuhanuzi ni ikintu umuntu yagakwiye kuba yitwaramo gute? Ubuhanuzi bwahozeho na n'ubu buracyariho kandi buzahoraho kugeza igihe Imana kugeza igihe itorero ryayo rizava mu isi, ndetse n'igihe rizava mu isi nabwo Imana izakomeza ivuge. Ni ukuvuga ngo rero uburyo abantu babyitwaramo, cyangwa se abakozi b'Imana cyangwa se abana b'Imana, ni ukuvuga ngo buri wese akwiye guharanira kubyitwaramo neza. Kandi abantu bajya bibwira ngo ubuhanuzi ni ukuvuga indimi gusa, ariko siko bimeze. Ubuhanuzi ni ukuvuga ngo umuntu wese uvuga Imana iravuze wese aba agaragaza iby'Imana. Ni ukuvuga ngo rero ubyitwaramo neza we akwiye kumenya yuko ari guhanura bivuye ku Mana. Iyo Mana rero ko ariyo yamuhaye ikintu bita buriya Bibiliya avuga ngo umugaragu ntabwo aruta shebuja. Urumva, iyo ufite shebuja wawe uramwubaha. No kuvuga ngo rero umuhanuzi akwiye kubaha shebuja wamuhaye icyo yita uwo murimo, kuko aba ari shebuja. None se iyo umuntu avuze ubuhanuzi, nicyo ushaka kuvuga? Iyo umuntu avuze ibintu ngo ari Imana yabivuze, ibyo bintu ni bibi, aba yasuzuguye Imana? Ntibibe. Harimo uburyo bubiri. Hari abantu ariko burya Imana ntabwo ari radiyo, kandi Imana wibuke kuko kuva kera uko yahoze kirana n'ubu nikiri. Imana ishaka kuvuga ikintu kikamara imyaka myinshi, ariko kikazasohora. Tubibona no mu ijambo ry'Imana ibyo yagiye ivuga ku bahanuzi bikasohora hashize igihe. Yavuze ku bami batandukanye, kuba bazajya ku buyobozi, hakashira igihe akazima wa mwami. Ni ukuvuga ngo rero abantu umuhanuzi yashaka guhanura abantu bakajya mu marangamutima bakibwira ngo birahita bisohora, ariko bikamara igihe kirekire, hakikazasohora igihe cyaratinze. Muri ako kanya ntabwo wakwikoma umuhanuzi, kubera ko byavuye ku Mana, kandi umuhanuzi si aravuga ariko si usohoza, ahubwo hasohoza Imana. Ni ukuvuga ngo iyo umuhanuzi avuze wowe yakubwiye, ni ukuvuga ngo wowe Imana yabwiye, ukwiye kwizera kandi ugakiranuka, hanyuma ukizera yuko bya Imana yakubwiye ari Imana yabivuze, hanyuma ugakiranuka kugira ngo bya bisohore. Tubona abantu benshi Imana ibwira ngo nzagukorera gutya, ariko ugasanga nawe yibereye mu bya. Usuko mbese mugenzi, urumva koko Imana bizagenda gute? Ahubwo icyo usabwa no kuguma ku isezerano, ukakuma ku karago, ukagumeza gukora ibyo gukiranuka, kugira ngo Imana nayo ikwishimire, igusoreze bya bindi yagusezeranyije. Nibyo byiza, burya nibyo Imana ishaka. Naho ubundi kuvuga ngo Imana ngo yaravuze noneho ngo byanze gusohora, ntabwo umuhanuzi ari ubisohora, ahubwo Imana nibisohoza kuko ari barabivuze, kandi ishobora kubisohoza vuba, hari ishobora no kwimara igihe bigasohora igihe cyaragiye cyarabaye kinini, cyangwa se ari na gitoya, kuko Imana burya ikorera igihe. Yego, Imana ikorera igihe. Ariko kuri ibyo bintu by'ubuhanuzi, ngira ngo ubuhanuzi bwinshi tugiye twumva hano mu gihugu, tutagiye no kure, wenda umuntu ashobora kuza ukakanya, sibyo? Kaza kambwira ati wenda wowe Imana igukuriyeho, tuvuge igukuriyeho urupfu. Yego, sibyo? Ati Imana igukuriyeho urupfu. Wenda ni Imana igukuriyeho urupfu. Nyuma y'iminsi 2 uwo muntu agapfa, kandi we yaje akavuga ngo Imana ngigukuriyeho urupfu. Nyuma y'iminsi 2 uwo muntu agapfa. Ese wa muntu mu by'ukuri ni Imana biba byagenze bite? Wa muntu naho hari igihe bijya bishoboka, n'igihe biba ari ukubeshya. Hari igihe umuhanuzi ashobora kuvugira amarangamutima ye, atari Imana yamubwiye.
urumva akavuga ati Imana igukureho urupfu kandi wo niyo mpamvu abakozi Imana bakwiye kuba mu bihe by'amasengesho neza akagira umwuka wo kuri Imana ikamuha amakuru meza kujya wumva abantu hirya no hino bavuga ati Imana amuha amakuru ngo atariho ivumbi no kubera no kuvuga ngo rero abantu bakwiye gutunga amakuru meza bakamenya kandi burya amakuru ya mbere ni uko bamenya iki Imana iri kubashakaho hanyuma rero no kuvuga ngo rero abantu mu gihe gisa nk'iki hari igihe umuntu ashaka kuvugira amarangamutima atebye Imana yamubwiye hanyuma nyine yamara ko ati uwo muntu arakira nyamara wa muntu agapfa akaba yagize gute bigafatwa mu bubeshyi mu bintu uko Imana yamubeshye urumva Pastor Claude uramuzi Pastor Claude irindi zina ni Profete Pastor Claude Profete Claude umujyi ugisha kuri radio Mucyo oya uriya wahanuriye Bamporiki ntago muzi ntago Mucyo Bamporiki wari usanga umunyamabanga muri Minisiteri y'Urubyiruko Bamporiki ndamuzi ko Claude we simuzi ndi kumwumva mwese ni byamuvuzweho nabyo wumvise se ibyavuzwe kuri Bamporiki iby'ubuhanuzi bwa Bamporiki oya byo ntago mbyumvira ibyo bamushinja byo ndabizi ndabyo ibyo bamushinja byo kanze ngufashe kugira ngo tubigendanemo neza reka nze nkumvisha akantu hanyuma noneho umbwire ibyo bintu ubyumva gute ibyo barega Bamporiki urabizi n'ibyamubayeho urabizi sibyo naho bigeze urahazi siko bimeze reka nze turebe Bamporiki nk'umuhanuzi w'Imana umucamanza nadategeka mu kanya ko Bamporiki arekuwe asubikiwe igihano nemeye nka pastor mutaranambaza ndahita niyambura umwambaro w'ubupasitoro njye gucuruza akabari n'amacumbi y'indaya ubwo bisobanuke neza uciye Imana yaba narashutswe naba ari Satani yantumye ntaratubwe n'Imana Bamporiki nk'umuhanuzi w'Imana umucamanza nadategeka mu kanya ko Bamporiki arekuwe asubikiwe igihano nemeye nka pastor mutaranambaza ndahita niyambura umwambaro w'ubupasitoro njye gucuruza akabari n'amacumbi y'indaya yego twabyumvise ibyo bintu murabyumva yego yemeye ko Bamporiki natarekurwa arahita ajya kugira gute curuza akabari n'amarogi siko yivugiye ko ari Imana yagize gute yamutumye ibyabaye kuri Bamporiki urabizi ndabizi byarangiye bigenze bite ahubwo nanjye wenda nakubaza ngo ubuhanuzi bwasohotse bataramukatira ejo bundi ubwo aheruka gusomerwa urubanza bwa kabiri byaba ubwo buhanuzi yabwakiriye bataramusomera urubanza bwa kabiri nuko wenda uri kure ya kamera utabibonye ariko ino video yafati ari ku rukiko hano n'imbere yuko basomwa urubanza yera uyu mugabo ibintu yabitangarije imbere y'urukiko mbese mu masaha makeya amaze kuvuga ibyo nibwo hasohotse uriya mwanzuro w'urukiko nagira ngo dusanishe n'ibi bintu nibyo nimo nkubaza umuntu w'umuhanuzi ikintu twita ubuhanuzi abantu bakwiye kucyitwara mu gute nicyo cyatumye mbikubaza ubuhanuzi abantu bakwiye kubyitwaramo neza nibyo nakuvuga ngo abakozi Imana bakwiye kuba mu bintu by'amasengesho akamenya amakuru nyayo y'ukuri amakuru nyayo y'ukuri agahabwa amakuru nyayo y'ukuri urumva kubera ko biriya bya Bamporiki ntago nabyinjiramo cyane ariko n'ubundi bajya bamenya yuko umuntu ugira amakuru abantu bakwiye kwijandika mu byaha kuko nta mahoro w'umunyabyaha nta mahoro w'umunyabyaha hira byo kubangaza azahita ajya gucuruza akabari ngo natarekurwa nose ni umurekura ahubwo akwiye gufu Imana yonyine igihe izabyemera yuko arekurwa nibwo azarekurwa ariko rero abantu icyo tubwira abantu no kwitwara neza nyine kwitwara neza kuko na Imana no ntago ishyigikira ibibi imyitwarire nk'iyi ngiyi uyifata gute imyitwarire nk'iyi ngiyi yo gukora amakosa ngo nuko ndufite icyubahiro byo ntago aba ari byiza urumva ntago aba ari byo ntago bikwiriye rwose abantu bakwiye kwirinda kwijandika mu byaha nibyo turi kuvuga
kandi bakubaha Imana, ariko se Imana izakugira neza nawe ujye kwijandika mu byaha, ngaho ujye mu businzi, ujye kwambura abantu. Ibyo ntabwo aba ari byo, ahubwo bakwiriye gukora ibyo gukiranuka, bakamenya aho Imana yabakuye, bundi nicyo kintu cya mbere. Yego, nuko niko biba bigiye bimeze. Ni ibintu biba bigiye bitandukanye, biba birimo bicicikana, ndetse ibyo ngibyo ni ibintu biba bimaze iminsi hano bivugwa hano hanze, biba byaragiye biba na amasaga bagiye ari aho ngaho nyine. Tuba tugomba gucamo twumva uko umuntu wese uwo ari we wese ahari abivugaho cyangwa se icyo abyumvaho. Tukiri muri gisata nanone cya kiyobokamana, ngo ni ibintu byinshi uba ugiye wumva. Ejo bundi nanone Kiliziya Katolika hari itangazo riherutse, sinzi nimba wararyumvise. yego, Ryo wararyumvise? nararyumvise. Biriya bintu ubibona ute? Ubibona gute biriya byo? Mbo ririya tangazo ryo kuba ngo by'abatinganyi ngo nabo ngo nta kibazo n'ibiki, mbo wese abivuga uko abitekerezaho. Ariko reka nkubwire, ntabwo Imana izigera ishyigikira ibibi. Uko Imana yanze kuva na kera na n'ubu izakomeza kucyanga. Ntabwo Imana izigera ishyigikira ibibi, ntabwo. Kandi umuntu ashobora kwemera ikibi, ariko Imana iyo itacyemera, ishatse kuvuga ngo abantu bafite ubwenge bwabo, ariko Imana, Bibiliya iravuga ngo ubwenge bw'Imana, ngo inzira z'Imana si zimwe n'iz'abantu. Urumva? Rero biriya ntabwo ari byiza rwose, biriya byatambutse byababaje abantu batandukanye, ariko rwose ni ibintu bibabaje, ntabwo ari byiza na hato, ni ibintu byo mu buryo bugayitse. Twaganiriye byinshi bigiye bitandukanye kandi turacyakomeje no kuganira, ariko mbere yuko dukomeza ndagira ngo tumonde duce n'umucyo Bibiliya ivuga, twumve utuganirize ku ijambo, kugira ngo ibintu tumashe gukomeza kubigendanamo neza, twumvishe n'iki ijambo ribivugaho. Murakoze kutwakira abantu bose mukunze kudukurikirana hirya no hino, mukomeza kudukurikirana mwumva ubutumwa bwiza. Hari abo tuziranye ku mbuga nkoranyambaga, hari abo tuziranye mu nsengero, abayobozi b'amatorero, abashumba tuziranye. Murakoze, mukomeze kumva ubutumwa bwiza, mwe mukomeje ndetse kubana natwe, mukomeje kudukurikira kuri channel yitwa Inzozi Zacu TV, mukomeje kudukurikirana. Imana ibahe umugisha. Hanyuma nongere mbibutse yuko nongeye kubitsuka amazina yanjye, nitwa Ntibaziyaremye Daniel. Hanyuma ndi umusore, ndi umukristo mu itorero rya ADEPR muri Paruwasi ya Kinyinya, ni hano mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Yesu nakomeze atwishimire. Rero Imana ibahe umugisha, mwe mukomeje kudukurikirana. Ndi umuvugabutumwa Imana yahagurukije cyangwa se yatoranyije, nanjye ndi mu bana bayo kugira ngo twamamaze, yadutoranyije kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Rero Imana ibahe umugisha. Tugiye kurebera hamwe ijambo ry'Imana, tugiye gusoma, turisanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, igice cyaho ni icya 10. Turabisanga igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, igice cyane cya 10, turasoma umurongo waho wa 34. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, igice cyaho ni icya 10, umurongo wa 34. Rivuga ngo, reka dusome, rivuga ngo Petero aterura amagambo ati, ni ukuri menye neza yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Amen. Amina. Haleluya. Amina. Imana nitugire neza cyane. Imana nishimwe. Twumvishe ijambo ry'Imana ritwibutsa cyangwa se ritubwira ukuntu umuntu wese ubaha Imana, Imana imwemera. Iri ni ijambo ryavugiye kwa Korneliyo. Uyu Korneliyo Bibiliya iravuga ngo yari umunyedini, ariko ngo yarayoboye umutwe w'ingabo. Uyu mutwe w'ingabo urumva ari umuntu ufite icyubahiro, ingabo z'ahantu bita Italiyani, niwe yaraziyoboye. Hanyuma uyu Korneliyo Bibiliya ko ari umunyedini, ariko ngo yagiraga ubuntu bwinshi, agirira abera b'Imana ubuntu bwinshi, akora imirimo y'urukundo. Hanyuma rero ibyo Imana ikabimwishimira, ikabimushimira. Ariko icyo gihe Korneliyo ngo yagiye kubonabona mu iyerekwa ngo kumugaragara, ngabona marayika aje ngo yinjire iwe. Marayika aje ngaramubwira ati Korneliyo, ngo nawe aritaba ngo mwami karame. Nuko ngaramubwira ngo ubuntu bwawe no
byahemukiye imbere y'Imana ngo bibe urwibutso kandi ngo byaributswe. Korneliyo ngahita akabaza marayika amubaza ati Mana, aramubaza ati databuja, aramubaza amaze kumubaza kuko yaramubonye mu iyerekwa, amubonye mu iyerekwa atagira ikintu bita ubwoba, aratinya. Amaze kugira ubwoba, amaze gutinya, ngo Korneliyo araza. Akimara kuza ngahita abwira marayika ati aramubaza neza, ariko marayika aramubwira ati yewe, nubwo gusenga kwawe kumviswe imbere y'Imana kandi n'ubuntu bwawe ugira bikaba byarumviswe imbere y'Imana, noneho tuma ahantu bita Yopa, utumire umuntu witwa Petero, witwa Simoni wahimbwe Petero, ubu ngubu ari Yopa. Numutumira azi wawe, umutumire azi wawe. Yego. Nuko rero Korneliyo agiye bukeye bwaho ngahita ko ngateranya abantu iwe mu rugo. Amara gutumira abantu we mu rugo, arabateranya we n'umuryango we. Ngahita akatumira umuntu witwa Petero, amutumira yari ahantu bita Yopa. Petero ahamaze iminsi yari yarakijije n'uriya mudamu witwaga Tabita, amuzuye kubera ko Tabita nawe yakoraga imirimo y'urukundo. Nuko Petero aramuzura kuko Tabita yari amaze gupfa, ariko Petero agira gute, aramusengera aramuzura. Hanyuma Petero amara iminsi acumbitse kwa Simoni w'umuhazi ari aho ngaho yitwa Yopa. Nuko rero Korneliyo aramutumira nk'uko marayika yari yamubwiye. Akimara kumutumira ngo Petero araza, ngo ageze mu irembo, ageze i Kayisariya kwa Korneliyo. Akimara kuhagera ngo Korneliyo ngaraza kumusanganira, ngagwa hasi yubamye, ngaramuramya. Ngamaze kumuramya Petero ngahita aramuhagurutsa n'umutima uciye bugufi, ngaramuhagurutsa aravuga ati byuka, haguruka, nanjye ndi umuntu nkawe, haguruka, nanjye ndi umuntu nkawe. Amina. Ahita arinjira. Ngakimara kwinjira Petero ngahita ko abaza abantu, arababwira ati rero mwebwe abantu muteraniye aha ngaha, muzi yuko kizira yuko umuyuda yifatanya n'undi munyamahanga? Muzi yuko ari kizira ko umuyuda yifatikanya n'abanyamahanga, yifatikanya n'abantu hirya no hino bo mu mahanga? Ariko njyeweho Imana yambwiye ngo singira umuntu n'umwe nita ikizira. None rero niyo mpamvu nemeye kumvira ubutumire bwanyu mwantumiye. None rero uyu mwanya nimumbwire icyo mwantumiriye. Mumbwire icyo mwantumiriye. Ngo Korneliyo ahita asubiza Petero amuga ati rero muntu w'Imana, ngo dore maze iminsi ine yose, uyu ni umunsi wa 4 nsenga Imana, ninginga Imana nabo mu rugo rwanjye. None uyu munsi wa 4 nagiye kubona mu iyerekwa, mbona marayika araza amamagara mu izina, amamagara mu mazina yanjye, arambwira ati Korneliyo, ubuntu bwawe no gusenga kwawe byarumviswe imbere y'Imana kandi byandikwa mu gitabo cy'urwibutso. None rero tumira umuntu witwa Petero, umutumire ari Yopa. Numara kumutumira umubwire aze, niwe uri bubane namwe, ababwira amagambo yanjye. Ngo niko nanjye kugutumira, icyakora wakoze neza kuza. None rero waje, tubwire iby'Imana yakubwiye kutubwira byose. Petero abyumvisha gutyo, ngahita ko aterura amagambo aravuga ati nukuri menye neza yuko. Arishima Petero abonye abanyamahanga bose bateraniye aho ngaho kandi bumva iby'Imana. Aravuga ati nukuri menye neza yuko Imana itarabana abantu ku butoni, ngahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Mana nitujye neza cyane. Amen. Natwe rero mwabantu mwe, icyo Imana ishaka ni ukuyubaha. Imana ntabwo irabana ku butoni. Mama, Imana ntirabana abantu ku butoni, ahubwo ikintu Imana ishaka ni ukuyubaha. Imana ntabwo irabana kuba abantu ku butoni, ntizareba ahantu wavutse.
Imana itujye neza cyane. Theonore nje mu ndimo baga Imana ntabwo ireba igihagararo, ntabwo ireba esanse na digitora. Niyo waba waravutse mu giturage izabikwigisha uhite kugira gute ubimenya. Imana itujye neza cyane, Imana idufashe. Icyo usabwa rero mu gihe gisa nk'iki ngiki ni ukuyubaha. Petero amaze kuhagera ngaravuga ati ni ukuri nubwo kizira kwifatikanya n'abanyamahanga, ariko Imana yantumye ngo singira umuntu nite kizira, ahubwo Imana ishaka ko mu gihe gisa nk'iki ngiki uyubaha wese. Ntabwo irobana abantu ku butoni. Wa mubyeyi we gusenga kwawe kwarumviswe, wowe wagize ubuntu bwinshi ufasha abantu, gusenga kwawe kwarumviswe. Mama, gusenga kwawe kwarumviswe imbere y'Imana. Wa mugabo we gusenga kwawe kwarumviswe. Ahubwo ikintu Imana ishaka ni uko ukomeza kuba mu byizerwa. Imana itujye neza cyane. Umaze igihe usengera ibintu, ariko gusenga kwawe kwarumviswe. Urugo rwawe mama rwarasenyutse, ariko gusenga kwawe kwarumviswe. Imana igomba kuza ikakubakira urugo. Gusenga kwawe kwarumviswe. Mu kazi kawe ntabwo bimeze neza, ariko ikintu Imana ishaka ko ngwino urushaho kuyegera. Gusenga kwawe kwarumviswe n'ubuntu bwinshi. Imana uzi ko Imana ikunda imirimo cyane burya. Imana ikunda imirimo. Imana ikunda umuntu ugira imirimo. Uyu Kareli yari umunyedini ariko agakunda gufasha abera we. Agakunda kugira imirimo myinshi, akagaburira abantu, agatanga ibyo kurya, agatanga amafaranga, agafasha abantu. Niyo Imana yamurereye. Imana imuzaho, umwuka w'Imana imuzaho. Marayika musanga mwiyereka ngo ati gusenga kwawe uyu munsi gusenga kwawe kwarumviswe, ndetse n'ubuntu bwinshi ugira bwarumviswe. Imirimo yawe yarazamutse gera ku Mana. Imana itujye neza cyane. Rero Imana idufashe cyane kandi Imana idukomeze amaboko. Reka tumenye yuko ibyo dukora duharanire gushimwa n'Imana. Umuntu yakwemera ntagire icyo aguha mama, umuntu yakwemera ntagire icyo aguha mukobwa we, ariko kwemerwa n'Imana nicyo cyeza kizima. Niyo mpamvu turi kurangura tubwira amahanga yose ngo haranira kwemerwa n'Imana. Uri mu Rwanda, uri mu Burasirazuba, Burengerazuba, mu Majyepfo, Majyaruguru, hano mu mujyi wa Kigali, muri Afurika, hirya no hino ku isi, muri Amerika. Ikintu Imana ishaka ni ukwemerwa nayo. Imana ntabwo izareba aho wavutse, Imana ntabwo izareba ukuntu usa, ntabwo Imana ireba nibura ubwo uri muto mama, nubwo waba uri urukara wa mubyeyi we, nubwo waba uri muto wa musore we, niba waravutse hari batigeze bagura n'igare. Ahubwo kwemerwa n'Imana nicyo kizima, icyo Imana ishaka. Imibabaro izashira. Muririmbyi nawe bivuze neza. Umuntu yakwemera ntagire icyo aguha mama, umuntu yakwemera ntagire icyo aguha mukobwa we, ariko kwemerwa n'Imana nicyo cyeza kizima. Niyo mpamvu turi kurangura tubwira amahanga yose ngo haranira kwemerwa n'Imana kugira neza. Haleluya. Imana nidukomeza amaboko. Erega ntabwo nzacogora, naho uyu mubiri mfite wapfa, uruhu rwanjye rumaze kubora, nzareba Imana mfite undi mubiri, amaso yanjye azamureba ntabwo arayundi, yuko umutima ujya ukumbura, mba nkumbuye kwitahira. Nshuti mugenzi cyo komera, ibyo ubona binaniranye, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Nshuti mugenzi cyo komera, ibyo ubona binaniranye, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Haleluya. Imana bidufashe cyane. Iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Yobu navuze neza ariko ntabwo nzacogora, naho uyu mubiri wanjye mfite uruhu rwanjye numara kubora, nzareba Imana mfite undi mubiri, ngo amaso yanjye azamureba
azamureba ntabwo ari ayundi mama, ntabwo ari ayundi azamukurebera, ntabwo ari ayundi azakurebera wa mugabo we, ntabwo ari ayundi azakurebera wa mukobwa wa musore, ahubwo n'amaso yawe azamwirebera ubwo azabaga. niyo mpamvu ubwo impanda izavuga, impanda y'Imana ubwo izavuga ngo abasinzire muri bo bazabanza bazamurwe, ngo natwe abazaba bakiriho dore ko tuzamukanira, ngo tuzabana n'umwami wacu ibihe byose, tumaranisha imibabaro kubwirana. aya magambo ni uko Yesu azaza, kandi duharanire kuba maso mu gihe gisa nk'iki ngiki. Imana rero dushyigikire cyane. Ijambo uvuga ngo mahanga yose uyubaha haranira kwemerwa nayo, kugira ngo uzabe muri cya gitaramo cy'abera mama, kugira ngo uzabe muri cya gitaramo cy'abera wa mugabo we, haranira kwemerwa nuko byo gukiranuka, wari imbuto zikwiriye abihannye mu magambo uvuga, mu byo ukora. Ese muri iki gihe kwitwara gute? Ese imigendere yawe inezeza Imana? Imyifatire yawe inezeza Imana? Imivugire yawe inezeza Imana wa mukobwa? Imyambarire yawe inezeza Imana? Ahubwo haranira kwera imbuto mu gihe gisa nk'iki, kuko hari igihe umuntu aharanira kwemerwa n'abantu ariko bikarangira nta kintu bimumariye. Ariko noneho kwemerwa n'Imana ni iby'agaciro ke. Imana ntabwo izareba ko ukusa, reka da, ntabwo izareba ngo avutse mu muryango mubi, reka da. Ijambo ngo nta tandukaniro ry'umuyuda, nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki, reka da, reka da, nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki, reka abari muri Kristo Yesu bahindutse icyaremwe gishya, kandi nta teka bazagira gute, bazacirwa. Imana rero dushyigikire cyane, Imana ibambika imbaraga, Imana ibakomeza amaboko mu gihe gisa nk'iki, muharanire kwemerwa n'Imana, nicyo kizima. Uyubaha rero wese agakora ibyo gukiranuka, iramwemera. Imana rero nibaha umugisha, kandi Imana ibakomeza amaboko. Murakoze. Amina cyane. Amen. Mana ishimwe. Abubaha Uwiteka bagakora ibyo gukiranuka, abo ngabo Imana irabemera ikabemeza n'abandi. Ego. Ibyo tubishimiye Imana. Ni ukuri. Tumaze kumva ijambo, urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Turawakiriye twese n'abari kutwumva bose, Imana ibaha umugisha. Ni ijambo ry'umwuka, ijambo rifite imbaraga, ni ijambo ribohora, kandi Imana ikomeze kutugirira neza. Turasa nk'abantu barimo bagana ku musozo, ariko mbere yo kugana ku musozo turaza kongera tuganiremo gakeya kugira ngo dusoze neza ikiganiro. Mwuka wera amanuka ariko, amina. Amen. Mwuka wera amanuke. Mwuka wera amanuke, asakomeze kubana natwe. Dani karame, umaze imyaka ingahe mu gakiza? Nibyo natangiye mvuga, ngiye nabatijwe mfite imyaka 13, ariko maze imyaka iri kugera kuri 7 mvuga ubutumwa, nkorera Imana, kumukizera ngo tukorera Imana batandukanye. Ngewe imyaka numva nabatijwe mfite 13, numva hashize indire igera ku 10 gukirengaho gakenya, ndumva. Ariko iyo gukorera Imana ko imyaka maze igihe nkorera Imana, ndumuvuga butumwa namamaza ibya Kristo, maze imyaka iri kugera kuri 7. Uri umuntu mukuru mu by'umwuka, kabisa. Amavuta rero, amavuta akomeze kugutembaho. Yego. Kuri umwuka w'Uwiteka akomeze kukubaho, kandi ni iby'agaciro gakomeye cyane kubona umuntu w'umusore mukuru avugira Imana. Ni ibintu biba bishimishije. Twabwira n'abandi bose ngo nikaze mu rugo kwa papa, waza ukavugira Imana. Kwa data turabohoka. Mana nibyo rwose. Kwa data tubona mbese ibintu byose biremera. Muri Yesu biremera. Nanjye burya nuzura umwuka. Ujye uharanira kumvira umwuka, kwemerwa n'Imana nicyo kizima. Dani karame, wakoze cyane rero, wakoze cyane, twaganiriye byinshi, ariko nagira ngo ngushimire. Ikindi mbere yuko dusoza ikiganiro, hari umuntu ushobora kuba yakumvisha akavuga ati wenda twasengana na Dani, akamfasha gusenga. Abantu baba bagiye bafite ibyifuzo biba bigiye bitandukanye, ukamugira ku mavi, kurira umusozi. Ngira ngo amasengesho yacu abeshaho abantu benshi. Umuntu ashobora kwifuza ko musengana, rero duhe nimero zawe, umuntu ashobora kuguhamagaraho mugasengana, ubundi udusengere dusoze ikiganiro mu izina rya Yesu. Murakoze. Rero Imana nibaha umugisha, Imana nibakomereza amaboko,
nimero zanjye MTN ni 078 930 75 20 isubiramo 078 930 75 20 andika niyi Tigo 07 2 gatatu 9 kane 9 154 yego iyi ndasubiramo 07 2 yego gatatu 9 kane 9 154 wampamagara kugufasha gusenga kugirwa inama se byose biremewe kandi tuba turi no hirya no mu ivugabutumwa abeshi abashumba abapasiteri bakora amatorero baradutumira hirya no hino tukajya kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo ko aricyo twahamagariwe Imana nibaho umugisha mwese wakomeje kudukurikirana Imana ibaho umugisha muharanire kwemerwa n'Imana uyubaha we Imana nitugire neza cyane uyubaha wese agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera murakoze Imana ibaho umugisha ego reka dusenga Imana kandi Imana ibakomereza amaboko kandi Imana ikomeze bashyigikire Mana yera Mana isumba byose kubw'umutima w'imbabazi ufite nicyo kizatuma umuseke udutambikira uzamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu ndagushimiye kubw'ubutumwa bwiza butambutse kuri yicano yitwa Inzozi Zacu TV abazabukurikirana hirya no hino Uwiteka we reka buri wese aharanire kwemerwa nawe buri wese aharanire kwemerwa nawe agira imirimo y'urukundo nk'uko Koroneli yakoze imirimo y'urukundo bigatuma imirimo ye yibuka imbere y'Imana buri wese agira imirimo y'urukundo izamutambutsa imbere izamutambutsa muri Yorodani izatuma azamurwa izatuma azumva yampanda akazabasha kuzamuka wese aharanire kugira imirimo y'urukundo kandi agira no gusenga akunde gusenga urakoze Yesu ndagushimiye reka rero data bumvishe ubutumwa bwiza bagire guhindukirira Mana icyo shaka nuko abantu bose bazaba muri cya gitaramo cy'abera bakazaba mu bwami bwawe ndagushimira fasha rero ababyeyi fasha abagabo abafite ibyifuzo bitandukanye abafite ibibazo bitandukanye Mana batarakizwa nabo bafashe ohe gukizwa Mana bakwegere cyane bahunga umujinya w'Iteka bave mu bikorwa by'ibya Satani abasinza abasambanyi bajura abagome bihane Yesu abibone abagizi bane bose bihane bagukurikire Mana bafite ibibazo byose bitandukanye nabo Mana bikurweho kandi data urukiye kubagirira neza ubambika imbaraga kandi ubacira inzira rwose ufasha abanyarwanda bumvishe ubutumwa bwiza Mana mu gihe gisa nk'iki ngiki bayoborwe n'umwungeri umwe hayiwe nikijambo Yesu Kristo niko imirimo ivuga ngo umwuka hamagara mu isi yose ngo bazabishyo rimwe umwungeri abumwe reka twese tuyoborwe n'umwungeri umwe ariwe Kristo ndagushimiye Mana fasha abantu bose bumvishe ubutumwa bwiza kandi ubahe gukwegera neza kandi buri wese usubize ibyifuzo bye urakoze kubyumvishe ganza kandi utegeke mu izina rya Yesu amen amina amina ndabashimiye abantu mwese twabanye Uwiteka abaho umugisha ibiganiro byacu nagagaruka nkuko bisanzwe nakwibutsa we twabanye mu kiganiro ari ubwa mbere ko wakora subscribe kugira ngo buri munsi ibiganiro byacu bizaye bikugeraho umunsi ku munsi ngewe nakagaruka turi kumwe no mu bindi biganiro Uwiteka bampera umugisha ciao ciao tuzasubira Imana yo mwijuru bane namwe